se Gisele ni mwenge kubaza namwe murabyemera ko kwiga dutaha se kwiga dutaha ibyo byaba ari byiza nta kibazo kibirimo dona nibyo byadushimisha kuko twaba turi na hafi y'ababyeyi cyane gusa niba mubyemeye mu making sure yuko mugiye kuzana amanota meza tuzakora rwose ibyo bintu byo kuzana amanota abiri nora ntabyo dushaka turaje turi gutsindwa cyane rwose bazaba hafi bararangaye muri iyi minsi baba hafi ndebe abana bagendana ari bande hari igihe baba bari mu gakungu katari keza buriya gakungu nako ku banyeshuri si keza nzabikurikirana kubyo byose nanjye ntabwo umuntu umwana w'umuswa Kadubira ari gutsinda cyane nakomereza muri MPM ese bo nyine ndabizi nabo indangamanota za Kadubiri bajya bazibona ubwo rero ni ukugera ikirenge mu kiyo niba mwemeye kuba mugiye kwiga mutaha ubwo ibibarangaza nabyo bizaba rero n'uzarusha undi azambwira ikintu mugurira tuzamuhemba pe ndaje aho nzabahiga ubundi nzaza mu wa mbere oya ndimugire ikibazo akawana nzayobora tuzamuhemba rwose kombirete zivugira Charles tugire ikibazo kubera ko amafaranga ndayafite yo guhemba umwarimu uzabigisha hano kandi Sheri uzashaka umwarimu usobanutse uzi gukurugutura abana bakamenya ubwenge amafaranga yo ndayafite hari umuhungu w'umupapa twiganye arangije muri seminari ni abahanga kandi n'uburere bazi kubutanga ndizera ko azadufasha neza uje seminari kabisa niwo ngo nkeneye ahubwo se mazima kawe katabavuga jewe business iri kugenda akore narebe muzajye muterekeza no kusuraho ncururiza mwabone kechi nyine ziri kugenda buhoro ejo nzajya kurangura nawe nifite amakechi meza yewe nabonye wewe babakiriya da hagati aho ngaho yari yamaye icyifuzo cyiwe afite indirimbo nziza yanditse nyine muzamutere inkunga ajye muri studio ashaka kwisohora yigeze bimbwiraho ngira ngo ni bya bindi bye yarayifite yigeze ayiririmba ndirimbaho gatatwumva gusa wari icyuma pe ariko buriya kamera igihindura umuntu ukuntu nkuzi siko mubona hano wari icyuki wahamye kera uri nijajwe none se ubwo nari icyuki ahangaha niho ndi mwiza kurusha ubu ngubu ni ukuri ko Imana ni kamera yaguhinduye ndebera sha nawe reka turebe aho kamera yaguhinduye ese ma banza umbwire wari wagiye mu bukwe wabwirwa n'iki se utambwira ngo nuko batakuguriye ikote niyo mpamvu utanaye ubukwe nose uwo bonaga njye nakwambara umukenyero cyangwa ni rya sheri ryawe witwaza ikote gusa warampemukiye Kadubiri sha ikote ryanjye nangiye kwambara kandi mwari mudashira mwembi ako nanjye naramaze sinagutahira uzi ukuntu byari kuba byiza kurenza ahubwo rwose ku gasura kawe kari kwica amafoto iki ntibuzigeze ahubwo nzanye amazi yo kunywa gusa ufite umugabo w'icyuma harya haryo ntumye iki murebe gahoro murebe wirebe bazasanga noneho do ni mu muryango babacisha ni mu idirishya noneho nagucisha nzanira amazi yo kunywa gusa byari byiza ese wowe nta sheri wari wabona ngo mukore ubukwe sheri se cyakwereka noneho abasheri ufite muri iyi minsi abasheri ufite ni benshi kandi beza shaho noneho harya ngo amazi yewe nsukira amazi ntukajya umbaza ubusa nawe ntukazajya umbwirisha umushira cyangwa umbwire nyarege cyangwa ugize ngo burya nibona reka nkubahe rwose ubaye umubyeyi dore mbese maze njye umenye ko noneho turi mu mujyi ntabwo tukiri mu cyaro ubwo se iyo usuka amazi ukayageza aha ngaha wajya usuka amazi byibuza
nayo kujya koza uruhinja se n'ukuntu ukunda amazi se nyine nari ndi gusukamo uzi ko nari narebye nkumva sinanayanywa neza neza ndabasi numva nyine mfe nagira neza shaka kuba ntaratashye ubukwe ariko ntacyo n'ubundi nta birenze indirimbo igerageza gukangurira urubyiruko gukura amaboko mu mifuka mu mifuka sinifuza kubona amaboko cyangwa kubona ababire bikoreye amaboko ni nk'urubyiruko usanga rukubitwa ibiboko rusida kwiba inkoko babwikiriza mu budoko kandi mu by'ukuri bagakoresheje neza amaboko musore kura amaboko mu mifuka ukore kandi ayibonye ntukayajyane mu bagore gaho bikore hakiri kare rero ngo twese turatera imbere aprodisere papa tugomba kumufasha ibyo byose urabihuza ukabishobora no gucuruza uraje ni ukuri aho ukora umwuga umwe harimo mesaje nziza uraje umufasha nawe azamura ni ukuri tuzamufasha ni ukumujyana muri studio nziza cyane ni ukumuhuza n'ababishinzwe yego bakazamura impano ye kambaze fatiraho katarahisha tugira ikibazo pe tuzagushyigikira ariko n'ubucuruzi ntubuhagarikiye ndashakira hose ariko ngome inshuti zanjye narazibonye koko wowe narise no kuntahira ubukwe ari se mwihorere ako ngenda gusuye gansurwe n'iminsi ama gansuye gusa burya umugabo ni mwiza uransuye se cyangwa uje kurya ku by'abageni by'abageni ntabwo mwumva ariko warabyibushye wa n'amazi sho umugabo ni mwiza burya ntabyo bose sindi kugaburirwa bayandege ibuntu itama ibintu byose ndabona ari umunani ese ubwo ko nicaye ibuntu uribonye umugumva ye cyajya wazaga sinabibonye nyuma y'inzu ariko harya ubwo ni mugeni cyangwa ni darike ama ni gute ubwo yose n'ayanjye ariko irigezweho ni mugeni ahiwe ariko uribuka cyagiye tunigana twenda gushwekana ariko ubundi reka nkubaze gome cyagiye ubundi mu by'ukuri ariya mafaranga yagiye ntawe ibintu uri kuzana kugeza n'ubu nturamenya ko ari wowe wayatwaye nubwo navuye kwa barize mubwiza ukuri nubwo navuye kwa barize ariko byange bikunde ariya mafaranga muzamenya umuntu wayatwaye ariko naho wafasheho simbizi niba narafasheho cyangwa niba ntarafasheho gusa tubiziranye njye nawe nanjye urambeshyera sawa we koroneri yo shaka tugenda tujye kureba aho ufatira aho bigejeje kandi tujye kureba uko byifashe shaka koroneri ngende kubona ibintu bitangiye kurabura uri kumva uburyo batangiye kutwikoma amani sibyo nakubwiraga ngo nzana mu bintu by'amakaci n'iki watse bino bintu tukabikora ngo iki ariko mani wataye umutwe wowe ahasha wagira utumva ngo tuve mu bintu bya keci uri kubona twakora iki kindi mani reka nkubwire sibyo ntubona ukuntu muri umunange bari kumushimagiza uravuga kadubiri nyine ndi kuvuga andi muri umunange reba ukuntu bari kumushimagiza kandi nanjye biragaragara ko ndi gusubira inyuma ntabwo uri kubibona nese mani umva mubazo kadubiri waba wabanje gutekereza ku kintu neza cyatumye bamujyana buriya kadubiri ninjye usa naho wamujyanije kadubiri yatwirirwaga twibana amasabune hano tukajya kugurisha amasabune imiceri ibiki mwari n'amasiha niba ari uko nguko isabune mani nibyo mubwirwe kabana ibintu byo gutuma utwe mani nese ntabwo wakiga mani unabikora biriya bintu ntabwo byacamo nese mani turi kubona ari kwiyongera cyangwa aho batangiye no kutubona mani oya mani nawe jya wumva sibyo reka tubanze mbabarangiye ntuzanemo ibintu byo kuri ku mushinga papa wanjye sibyo umushinga uri aho ngaho umushinga nicyo kintu cyane nta mushinga uri aho ngaho uri gusubiza umuntu inyuma mani sibyo ntabwo uri kubyumva wowe ufite amanota ejo ntabwo wari ugiye kugira 15 amanota 21% y'amanota jya ureka mani amanota 21 uri kumva ari ubusa mani muri senkari sugo bihuriye muri senkari bazakwimura abasanuzi bari hari hanze batayafite amanota abasani sibyo nawe urashaka gusubira ku muhanda se ubuzima ntabwo uzi bwo ku muhanda
mwana reka nkwihorere njyewe ariko ibintu byo kuvuga ngo urava mu mushinga ubyihorere kuko wanabisigamo ubuzima nta bwawe. mushinga uraho maze tuzawukora nyuma uwo mushinga tuzawukora inyuma abantu Oya reka urusha abantu tuzawukora inyuma Gisele murumva umwanzuro twafashe atari wo mwiza wo kwiga mutaha. ngende mbari byo byiza pe kuko byanambangamira kuba ndi ku ishuri nibaza nyine ntanakubona. nawe numva uwo mwanzuro ari we mwiza kuko hari igihe ukumva nka Kadubiri ari guhamagara buri gihe ngo mumeze mute tunukuru kumbuzi kenshi kandi n'umuntu nyine murabizi arakumbura. Twagize amahirwe mwakwemereye umwarimu barwemereye umwarimu uzadufasha numva ibyo bintu ari byo byaba ari byiza. Ikibazo ni ukubafasha mukarangara muri kuzana amanota mabi cyane. Oya nariko turi kubibona ko ari make ariko ni ukwisubira tugakora cyane. Nta nubwo muzi ari umuntu n'umwe wigeze ujya muri interina rimwe ngo yumve uburyohe bwayo. Na bose baza bananutse ariko sibyo ntabwo ugibona amazi. Bose baza. Uzi icyubahiro uzana. Uzi ukumbuwe ikindi uriga nyine. Abantu bose baba bagufitiye ubwozu ntabwo wakiga ukumbuye umuntu ntabwo bibaho. Ariko ntabwo umenya ubuzima busanzwe bw'ahantu. Uriga ni wiga iyo ugezeyo urabimenya. Ikintu tugamije ni ukugira ngo mugire aho muva naho mugera. Nimba mwe mwumva nyine muzashobora ibyo ngibyo ntawe mukora ibyo mwahisemo. Ako kantu niko keza bro. Twebwe twumvaga mwakwiga muri interina. Ubwo rero mwashimye ko muzajya mwiga mutaha. Mwisubireho mubona amanota meza birote zizajya zivugira. Turaje tuzibereke muri. Uwo adashoboye kwiga avuga ati nge simbishoboye. Sibyo? Si imikino bro. Dore mazima kari gucuruza ibintu biri kugenda neza. Ayo mafaranga umuntu akomeza yishyura umuntu yaguhereza ukajya kuyacuruza. Hano kubwo hari akantu ukuntu bitagenze neza ariko turabikosora. Nta kibazo. Sawa nta kibazo. Jye mwiga abantu kwiga ntacyo byishe. mu mifuka ukore kandi ayibonye ntukajyane mu bakore. Mu bipakure mubishyire muri depo ibindi tuzabivugana ejo. Umara kumwiyegereza maze kukwizera urumva ko nta kintu azaguhisha, bityo tuzamenya neza uwo bakeka uri inyuma y'urupfu rwa nyina. Ukomeze umukurikirane cyane cyane uzushakisha uburyo uzamukuraho amazina y'abakeka. Babarangiye ntuzanemo ibintu byo kuri ku mushinga papa wanjye. Sibyo mushinga uri aho ngaho. Umushinga nicyo kintu cyane. Nta mushinga uri aho ngaho uri gusubiza umuntu inyuma mane. Umva kandi waho nabikuye si ngombwa, icyo nshaka nuko tubikurikirana havuyemo ibyaba mama n'abandi bose. Buriya biragoye kugira ngo buri kintu cyose ndi gutekereza nkimubwire, hari igihe mba mbona atacyumva. Mu mifuka sinifuza kubona y'amaboko cyangwa kubona ababire bikoreye amaboko. Ni nk'urubyiruko usanga rukubitwa ibiboko ruzira kwiba inkoko. Ku munwa gushaka amakuru gusa ndayamushakira. Simane kano gashinga ari kujibona uburyo kazadukizamo. Aho ngaho kari kugenda kari kwinjira fresh wa kintu. Gusa nizere ko yafomo wayitsinge neza. Ariko agakobwa mama yazanye aragafasha niko gatumye ibi byose biba n'ubukene turimo.